Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba, ikaze kuri iki gice cy'ubuhamya. Nanone impando nk'uko bisanzwe, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tumaze iminsi tuvuga ku bintu byo gutunganya inyuma, imyambarire, byose guhera ku mutwe kugeza ku kirenge. Ariko ndashaka ngo nkwibutse ngo bino by'inyuma biza byuzuza umuntu w'imbere. Iyo uhuye n'Imana cyangwa Imana igusanze, iyo uhindutse, umutima wawe iyo uhindutse, ko ya mihindukire yawe iraza ikagera n'inyuma ikagaragarira amaso y'abantu. Tujya dukunda kuvuga ngo Imana ireba umutima. Yes, Imana ireba mu mutima, ariko abantu bareba inyuma. Kandi abantu b'Imana tuba tugomba kubemerera gukiranuka, ntitubacumuze. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ku kubabarira, kuko iyo ntambwe nayo narayiteye. Umwana yamaze gukira, ariko ibitero byakomeje kuza. Umutima wanjye wari ugifite urwango. Urabizi iyo uterwa ukamenya ngo ibitero birava hariya hirya, ntago biba byoroshye inshuti zanjye. Ugenda usenga isengesho ry'ubupfapfa nk'iryo nasengaga. Umunsi umwe narabyutse naka audience umushumba wanjye, musaba ko nshaka kubonana nawe, musanga ku rusengero, musanga yicaranye n'undi mudamu. Nta nubwo nategereje ngo have. Ubwo twari twaraye dutewe iryo joro. Ndamubwira nti, Pastor, uziya wanjye yatanze nanjye nkabona Imana. Iryo sengesho ry'ubupfapfa. Hari igihe dukoresha nabi ibyanditswe tukihorera. Urumva iryo sengesho ryasabaga ngo umwanzi wanjye Imana irebe uko umugenza kugira ngo nanjye mbone amahoro, ibitero bye kugaruka. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bikwiye imbere y'Imana. Pastor rero yaracecetse. Hashize akanya arambwira ngo oya, wimwica ahubwo musengera akizwe. Uwo mwanya icyo gihe sibyo nashakaga kumva bigendanye n'ibyifuzo by'umutima wanjye. Ariko uyu munsi ndamushimira kuko yangiriye inama nziza nk'umubyeyi muri Kristo kandi nk'umurokore muzima. Rero igihe cyaje kugera, Imana imenyesha ko iyo utababariye nawe utababarirwa. Nemerera umutima wanjye guca bugufi, ndababarira ariko nyabyo atari ukubivuga gusa. Ndababarira, numva umutima wanjye urabohotse. Ntangira gusengera abanzi banjye amahoro, nkabasengera uburinzi. Nta sengesho ryiza rinaryoshye ririmo na emotion nyinshi cyane nko gusengera umuntu utakwifuriza neza, ukamusengera ngo Imana imurinde, Imana imuha amahoro, Imana imwagure. Gusengera kukena, utakwifuriza urushako, Imana ikagutegeka kumusengera ko urugo rwe rutungana rukamera neza. Ni ukuri ni isengesho ry'ubutsinzi. Ariko ndashaka ngo nkubwire ngo mu kubabarira nabonyemo Imana. Ibintu bibiri nshaka nkubwire biri mu kubabarira. Kubabarira gufungura amarembo yarafunzwe pe. Ikindi cya kabiri, kubabarira kuzana protection y'Imana ku buzima bwawe, garanti. Kubera yuko iyo ubabariye abanzi bawe ukabasabira neza, bakagutera ukabasabira neza, ubuteruye intambara warwanaga ukazikura mu maboko yawe ukazishyira ku mutwe w'Imana. Ukazikura ku mutwe wawe ukazishyira ku maboko y'Imana. Ni ukuvuga ngo wowe ntabwo uba ugihangana n'umwanzi. Wowe urababarira, ukabasengera neza, ugasenga, ubundi Imana ikabambura ububasha bwo kuba bagira ikintu cyose kibi bagukora. Ibyo bintu bibiri narabibonye mu buzima bwanjye, n'uyu munsi mbayeho kubera ibyo bintu. Narababariye, amarembo arafunguka. Hari igihe Yesu bamubambaga ku musaraba, yavuze ijambo dusanga muri Luka 23:34. Aravuga ngo Data bababarire kuko batazi icyo bakora. Bariya abantu badutera, abaturoga, abatwohereza imyuka mibi, abakora ibyo ari byo byose, ntabwo ari bo, ahubwo n'umwanzi ubakoresha. Niyo mpamvu tugomba gusenga twihana ibyaha byabo, tukabambururaho iriya myuka ibakoresha. Ni ibikoresho bya Satani, ntabwo bo nkabo ari bo badutera, kuko akenshi usanga ari nta n'ikintu mupfa. Satani yakoresha umuntu wari wose. Nawe umuhaye urugo wawe yagukoresha. Satani yakoresha umwana wawe, Satani yakoresha umugabo wawe, yakoresha umugore wawe, yakoresha umubyeyi wawe, yakoresha umuvandimwe wawe, yakoresha inshuti. Niko akenshi tujya twibaza ko avuga uriya muntu yari inshuti yanjye, ni gute yankora ikintu nk'iki? Ntabwo ari we, nawe yakoreshejwe. Rero tubababarire kuko ntago bazi ibyo bakora, kuko nabo bakeneye guhura n'umwami bagakizwa bakazabona ubugingo buhoraho.
narababariye rero ntangira gusengera abanzi banjye, ariko ndashaka ngo nkubwire ngo muri icyo gihe ijuru ryanyitayeho cyane, Imana irantetesha mu buryo bufatika. Imana iransura iwanjye, insura muri salo, insura mu cyumba, ndishima ngira umunezero ntigeze ngira imbere ya hose. Kubera iki? narababariye umutima wanjye uca bugufi, numva urukundo rw'Imana. Hari ukuntu uterura nk'umwana gutya ukamufatira nka hano nawe akabyumva ko akunzwe. Nanjye niko numvaga ameze mu biganza by'Uwiteka. Igihe cyose najyaga imbere y'Imana gusenga numvaga umutima wanjye ukiranutse. Muri Matayo 5:44 havuga ngo ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse, kuko So wo mu ijuru akiranuka. Mbese nukunda ugukunda gusa uraburushije iki umupagani? Kuko kamere muntu idutegeka gukunda abadukunda. Umuntu ugukunze umwitaho. N'umwana burya akunda gusanga umuntu umufata neza. Iyo umuteruye nabi ukamuhengeka, ukamushunuka, mucurikura burya ntabwo abikunda. Ariko umwana wese akunda umuntu umufata neza. Natwe rero niko tumeze. Iyo umuntu agukunda uramukunda. Iyo umuntu agukundiye abana nawe umukundira abana. Ariko biragoye cyane kuba uri mu mubiri, muri kamere, kugira ngo ukunde umuntu ukwangira abana cyangwa umukundira abana. Ni ukuvuga ngo rero bisaba ko warageze ku yindi ntera, warapfuye ku isi, uri ku musaraba. Ariko Imana iratubwira ngo ni mu bakundi. Iyo utababariye ntubabarirwa. Reka turebe muri Mariko 11, Mariko, igitabo cya Mariko 11, umurongo wa 25 haravuga ngo kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo So wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, So wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Iyo ni principle y'Imana. Iyo utababariye nawe ntubabarira. Ni gute we yakubabarira wanze kubabarira abandi? Imana ni urukundo. Niba wumva umuntu yarakugiriye nabi cyane ku buryo wowe utamubabarira, wumva adakwiriye izo mbabazi zawe, nawe ntabwo ukwiriye imbabazi z'Imana. Imana ni uko twese imbere y'Imana turangana. Nutababarira abandi ntuzababarirwa. Ndakubwiza ukuri ko utazabona deliverance ushaka utarababarira. Kubabarira ni ikintu cya mbere n'Imana ishyira imbere. Mu gihe umutima wawe utabuhotse ngo ubabarire abandi, nawe nta mbabazi uzabona imbere y'Imana. Ndasenga rero Imana yo mu ijuru kugira ngo isange umugore n'umugabo n'umwana n'umukecuru n'umusaza, umuntu wese ubona iyi video afite ikibazo. Hari abantu bafite ikibazo ugasanga ntufite aho uhera ubabarira, bagusabye n'imbabazi wanga kubabarira, nturabyiyumvamo, ntubyumva. Ndashaka nkubwire ngo ntabwo ari ikintu cyoroshye wakwishoboza wowe nkawe. Usaba ubuntu bw'Imana. Tangira gusenga uvuga ngo Mana mpa ubuntu bwawe kugira ngo mbabarire. Bohora umutima wanjye, urwane nacyo, nibiba ngombwa unasenge wiyirize, Imana ikubohora, iguhe ubuntu ushobore kubabarira, kuko ni ikintu cy'ingenzi. Utababarira uzajya mu muriro. Nubwo wakiranuka mu bindi byose, nacyo ni icyaha nk'ibindi, kandi ni na kinini cyane, kuko kirimo indani muri wowe, kandi uru ni urusengero ry'Uwiteka. Imana yo mu ijuru rero idusaba kubabarira. Niba ukeneye deliverance, niba ukeneye kubohoka, niba ukeneye ko amarembo yafunguka, niba ukeneye uburinzi bw'Imana, ugaterura ibyo byose ukabishyira mu biganza byawe. Gihe n'uyu munsi mbayeho kubera iryo sezerano, amasezerano nahawe icyo gihe. Imana ishyira uburinzi ku buzima bwanjye n'urugo rwanjye, kubera ko nemeye kubabarira abanzi banjye. N'uyu munsi iyo ngize ngo nsenge nk'abandi, nanjye ngo ibitero biraje, Imana yongera kunyibutsa ikambwira ngo abanzi bawe basengera umugisha. Nihana ibyaha byabo, nkabababarira, nkabasengera, nkabambururaho n'imyuka mibi ibakoresha. Jewe banyoherereza ibindimbura, ibinyica, bikaza nkabibonesa amaso, nkamenya naho biva, ariko jewe nkabasabira imbabazi ku Mana. Ariko Imana yo mu ijuru irakiranuka.
ibyo bitero biraza Imana igahita ibikora vuba cyane mbibona. Kubera iki? Kubera yuko ntago ndimo kwirwanirira, wikwihorera ko no kwihorera gusenga ngo umwanzi wawe apfe ngo kubera ko Bibiliya bivuga. Uzi ko Imana yisha abanzi bacu twese ku isi twashira, kuko ishobora kwica jewe kubera ko nanga runaka wa wundi unyicishije nawe afite undi yanga, nuriya agapfa ugasanga inshuti yawe mwagendanaga wenda irifuza umugabo wawe igapfa, wowe utanabizi. Imana igize ngo yica abanzi bacu twese twashira. Niyo mpamvu rero tugomba kubabarira kugira ngo ukiranuke imbere y'Imana. Niba ushaka imbabazi nawe zitange, kandi numara kuzitanga umutima wawe uzabohoka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndabakunda. Shalom.